tugiye kubumbura mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cyaho cya 5 ku murongo wa 25. Ikisho kivuga ngo mukoreho urakira. Mukoreho urakira. Ndagira ngo udatekereza ko kujyaho iby'Imana bivugirwa bivuga gukoraho. Ntabwo ari cyo bivuga. Kubibwiriza, kubiririmba, kubivuga kenshi siko gukoraho. Yesu yarafite abigishwa bari kumwe bajyana, ntabwo yigeze anezezwa no kugenda basize, kandi n'uyu munsi ntabwo yanezezwa no kugenda ari wenyine ngo n'umunyabyaha agende ari wenyine, kuko naho yagera. Anezezwa no kubana n'abigishwa be, kubana n'abantu be cyangwa n'abana be, ariko aho ajya hose. Ndagira ngo rero ugitekereza kuri iryo jambo mukoreho urakira, uhita utangira utekereze nta wundi mvuga ni Yesu Kristo. Urebe nimba waramukozeho, kuko numukoraho urakira, ariko hari impamvu uri bukire. Na rimwe washobora kubona Yesu agenda ari wenyine mu gihe abayeho ari ku isi, ku mpamvu nyinshi. Ibitangaza yakoreraga abantu, uko yigishaga ubwabyo, uko yasubizaga abantu, byari bihagije kugira ngo aho ari hahora abantu. Hari n'abagiye bifuza kuba bamugezaho icyifuzo, aribo nawe gusa nibibakundire. Mubo mvuga harimo iki gitekerezo tugiye gutangira kuganiraho muri uyu mugoroba. Aragenda 24, ajyana nawe uwo ni Yayiro wari ufite ikibazo cy'umurwayi yari afite asiziwe. Yihuta cyane ngo asabe Yesu amukirize uwo murwayi. Igihe Yesu yemereye Yayiro kugira ngo bajye mu rugo rwe, haje undi muntu udasanzwe. Mujye mumva neza Bibiliya, ntabwo haje abantu badasanzwe, haje umuntu udasanzwe. Yesu arimo aragenda n'itsinda rinini, haza umuntu udasanzwe. Impamvu adasanzwe tugiye kwibona muri Bibiliya. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi bamukurikira bamubyiga. Kuba mu iteraniro rinini si ugukoraho. Gukunda kuvuga ibya Yesu ntabwo bivuga gukoraho. Ntabwo Yesu yari wenyine, nta nubwo bamubyigaga batamukoraho. Nuko hariho umugore wari imugongo. Ndatekereza iryo jambo nsomye, hari abantu hano bashobora kutahita baryumva uko rivuze. Nuko hariho umugore wari imugongo, wari ubimanye imyaka 12. Munyemereye nubwo mushobora gusubiza wenda igisubizo abantu bose nibacyumve nikibagereho. Iri jambo kugira ngo hataza kugira umuntu usigara mu cyigisho, wari imugongo bishatse kuvuga iki? Nimugire ngo abantu bose bari bahise babyumva. Birasaba umuntu waba afite ubumenyi cyane kuri byo agasubiza iki kibazo, agafasha batabizi. Hariho umugore wari imugongo, wari ubimanye imyaka 12. Ninde wagisubiza akigira hafi rwose agafasha iteraniro? Samuel ati naje. Ariko Samuel, unyemerere uragisubiza iki gisubizo nge munyemereye tumureka gisubiza cyatumubuze.
abavuze ngo tukubuze unyemerera tukubuze urakoze hari impamvu buriya bamubujije noneho nihagira umuntu uza kandi uza ntabwo bari bumubuze niba tamubuza aragisubiza ninde rwose aba bantu bari aha batari bubuze kandi akagisubiza hariho umugore wari mugongo abimaranye imyaka 12 nta muntu ubyumva ariko ko mbizi hari ababyumva mwagisubije kandi barahari ntabwo nshaka kugisubiza niyo mpamvu na mugenzi wanjye mumusabye kwicarira bivuge ngo hari ababizi umuntu ubizi yakwigiye hafi akagisubiza urakoze rwose Imana iguhe umugisha murakoze cyane umugongo ni ukuvuga umumama cyangwa se umukobwa uri mu mihango murakoze cyane buretse aravuze ngo nibyo ati ni umumama cyangwa umukobwa uri mu mihango uyu muntu kugira ngo aze muri Bibiliya yari abimaranye imyaka 12 hari igihe biba ari ikibazo buri gihe oya ntabwo ari ikibazo buri gihe biba ikibazo ryari iyo byaje ntibikire biba ikibazo ariko urakoze reka ngabanye ibibazo avuze ko igihe cyose bitaba ari ikibazo ariko kucyuyu byabaye ikibazo byarenze amategeko abigenga imyaka 12 ni myinshi cyane ababyumva barabyumva ubuzima yararimo Sara umugore wa Aburahamu we ntabwo yari afite ikibazo nk'icyuyu mugore afite ikibazo yari afite we cyari gitandukanye n'iki we ni yari akijya muri uwo mwanya ubwo buzima abagore n'abakobwa basangira we bwari bwarahagaze kimwe mu byari bimubabaje nuko byahagaze uyu w'ikibazo afite si uko byahagaze ahubwo byarenze urugero imyaka 12 ivugwa aha imyaka 12 ivugwa hano Yakobo yabyaye abana 12 b'abahungu kandi igihe Adamu yari amaze gucumura ntabwo Yesu Kristo yahise aza gucungura Adamu uwo mwanya ngo apfire ku musaraba Adamu agikora icyaha yamuhaye isezerano iryo sezerano ritari iry'uyu munsi ahubwo isezerano rizaza itangira igice cya 3:15 nzashyira urwangano hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino isezerano ry'iteka ryose ryagombaga kuba iritegerejwe Adamu agasigara na Eva baryizeye ariko hagati yo kurihabwa no gusohora kwaryo hari harimo igikorwa cyo gutamba igitambo kiva amaraso kizira inenge gisuruzaza agacungura abari mu isi ariko rupfu rwa Yesu Kristo icyo gikorwa cyitwaga umuhango wo gutamba igitambo Yakobo abyara abahungu 12 nabo bahurira ku gitambo cya mu gitondo na nimugoroba bakagihuriraho buri munsi bitavanyeho yuko uwikoreye icyaha ku giti cye nawe yasabwaga kuzana igitambo ayo magambo wasoma mu bare w'igiti cya 4 umurongo wa 22 ukageza 31 icyo cyitwaga imihango iryo jambo imihango cyangwa umuhango ni iki ni ikigaragara gisuri kitagaragara cy'umwuka nuko uyu mugore abimara n'imyaka 12
nyamara igihe Adamu na Eva, Aburahamu, Isaka na Yakobo n'abiseye bose n'abayuda bose, igihe bamaze batamba igitambo kivusha amaraso kandi kizira inenge, bakivugiyeho icyaha, nta na rimwe byigeze byitwa imihango idakira. Yari imihango ikurikije amategeko. Kuki ibi byabaye ikibazo? Igihe Yesu yamaze kuvugira ku musaraba ngo birarangiye, kongera kuyijyamo, kongera gutamba, kongera gutegereza Mesiya uzaza, byari bihindutse imihango igiye kurenga urukiriro. Niyo mpamvu igihe cyose ititwa ikibazo, ariko uyu yiswe ikibazo kuko yarengeje igihe cyagenwe. Ngaho aho Abayuda batakariye, uyu munsi baracyatamba igitambo, baracyategereje Mesiya uzaza. Ubu rero iyo ni imihango irwaye, ni imihango yashyize nyirayo mu kibazo. Amategeko y'Abayuda niyemereraga uyu muntu kujya aho abandi bari. Babifataga nk'ikibazo kitemerera uyu muntu kujya mu materaniro yera. Nawe kandi yabyumvaga ko afite ikibazo. Kandi Bibiliya ku murongo wa 26 w'igice cya 5 cya Mariko, uwo muntu umaze imyaka 12 ababazwa n'abavuzi cyane benshi, bageragezaga kumukiza ariko birabananira. Ubutunzi bwe, utwo yari afite byose birangirira ku baganga b'icyo gihe ngo bakize indwara ye. Yarenze uruhaniro, ariko biravuga ngo birabananira abo baganga bose, kandi bibananira n'utuntu twe tumaze kumushiraho. Yari gukora iki rero? Ibyo gutanga birarangiye kandi indwara ntabwo ikize. Se muvandimwe, kugira ngo ahari utaza kugira ubwo uzimira, ni amateraniro angana iki umaze kujyamo? Ni amatsinda angana iki umaze kujyamo? Ni ubutayu bungana iki umaze kujyayo uvuga utahari n'injyo ndasenga numvirwe? Ni amadini angahe umaze kuzenguruka? Ni iyihe mpamvu udakira? Ni iyihe mpamvu udakira? Aho ni waba warahingukiye ku baganga badafitiye ubushobozi indwara yawe. Uyu munsi mukoreho urakira. Uyu murwayi ko amategeko atamwemerera kugeraho abantu bari, kandi akaba yamaze kumenya amakuru yuko Yesu Kristo afite igisubizo cy'indwara ye, ariko ikibazo azamukura he ari umwe ngo amugezeho icyifuzo cye? Murongo wa 27 yumvise ibya Yesu. Ngiyi intambwe ya mbere yo gukira. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17. Dore kwizera guheshwa no kumva, kumva gukazanwa n'ijambo rya Kristo. Yumvise ibya Yesu. Ngiyi intambwe ya mbere. Amaze kumva ibya Yesu, ijambo ry'Imana umutima rigezemo, ruhazana urufunguzo rwitwa kwizera. Nabo kwizera guhabwa n'abantu, ahubwo ni ingaruka yo kumva ijambo ry'Imana. Ntabwo rigaruka ubusa mu mutima waryumvise. Yumvise ibya Yesu, icyo ni cya mbere. Araza. Icya kabiri, ntabwo ari ukubyumva ngo urekeraho, oya, ahubwo yaraje. Kandi kuza ikintu ari bukore, arabanza atesha agaciro amategeko amubuza kujya aho abantu bari. Arabanza atesha agaciro. Bishoboka ko ugifite umutima wakunze ijambo ry'Imana,
ndetse ukaba wababazwa nuko aya materaniro agiye gusoza hari ibindi wifuza kumenya, ariko ukaba ufite ikibazo kigukomereye cy'umuryango. Bene wacu, idini sengeramo cyangwa nasengeragamo baravuga ngo iki? Yumvise ibya Yesu araza. Hari n'abantu benshi bumva iby'Imana bakabikunda, bagasigarana ikibazo cy'abantu, kandi ijambo ry'Imana bamaze kuryizera, babonye ko rifite imbaraga ihindura umutima. Ikibazo cy'abantu kikaza, nuko araza. Kandi cyakurikiyeho, icya mbere yumvise ibya Yesu, icya kabiri araza, gatatu aca mu bantu. Aca mu bantu. Ndagira ngo nongere ngusabe, wowe ukurikiye iki cyigisho, imbere yawe hari abantu, kandi abo bantu bari imbere yawe uko byagenda kose ni inkomyi. Ni inkomyi. Utitaye kuri bene wanyu mu buzima, utitaye ku baturanyi, utitaye ko aho ukora, abantu haba ubwo baba ari inkomyi. Kugira ngo uzabone umuntu utuma kwizera kwawe gukura, ni umugisha. Kumubona no kumumenya bifata igihe. Uyu rero arareba ati, ninita ku mategeko ambuza kujya aho abantu bari, nzapfa. Hari igihe waba waraje muri ano materaniro utabyumva kimwe n'umuryango wawe, bashobora kuba barakubujije, nyamara intambwe ya mbere ushimira Imana kutabyitayeho kubw'ijambo ry'Imana. Cya kabiri, ushobora kuba waravuye aho ijambo ry'Imana rivugirwa, wasubira mu rugo waganiriza abo mwari musanganywe ukababwira ko wiyeguriye Imana, nimubyumve kimwe, uyu muntu aca mu bantu banyuremo kubw'impamvu y'indwara yawe. Kereka nimba abo ngabo bafite igisubizo cy'icyaha ufite. Nimba nta gisubizo bafite, uyu muntu aca mu bantu. Amaze guca mu bantu, amategeko y'idini yamugenga ngo nuzagira ahandi ujya, ayanyuraho. Abantu bazavuga ngo iki? Arabisenya. Aca mu bantu. Amaze guca mu bantu, aturuka inyuma ya Yesu. Amaze guturuka inyuma ya Yesu, akora ku mwenda we. Amaze gukora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora imyenda ye gusa ndakira. Ariko haba ubwo numva nabaza, ariko ngabona igisubizo hari gishobora kutaza kungeraho vuba. Ese uyu muntu yaba yarakize kuko akoze kuri Yesu n'akaboko? Yego? Oya. Rya jambo yumvise ataramukoraho, rya rindi ryaremye kwizera mu mutima we, rya rindi ryatumye atesha agaciro uko abantu bari bumuvuge, burya mu bwonko yari yamaze kumukoraho. Aho niho nshaka. Ntabwo uri bubone Yesu aje iwawe cyangwa agenda, ahubwo dore kwizera guheshwa no kumva gukazanwa n'ijambo rya Kristo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngiyi impamvu rero kwizera kurema. Igikorwa gikiza cyari cyamaze gukorerwa mu mutima we, ahubwo imbaraga ya Yesu yamuzanye mu bantu kugira ngo icyo akorewe gihinduke ubuhamya kuba kibona. Niyo mpamvu rero guhinduka kwawe bitazabibanga, gufata icyemezo kwawe ntabwo bizaciraho. Hari abagomba kubirwanya cyangwa bikabagirira akamaro. Amaze kwibwira mu mutima ati, ninkoraho gusa ndakira, yari yamaze gukoraho kubwo kwizera.
kandi Bibiliya tubwiye ngo Yesu yari arimo abyigwa n'abantu benshi ariko badakoraho. Uwo mwanya 29, uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Mana uhabwa icyubahiro, kuko ab'Imana ikijije ntabwo bibibanga. Icyo badakora ni ukubyirata no kubikubitisha abandi. Oya, niyo bagiye kubyirata bibuka amateka yuko bari abanyabyaha bagaca bugufiya. Niyo batangiye kumva hari ijwi ribabwiye ngo bihindura ubwibone, bibuka yuko bakijwe n'ubuntu kuba kwizera atari ku mirimo ngo hatagira uwirarira. Bantu mwagiriwe ubuntu, bantu mwifuza kugirirwa ubuntu, dufite Yesu ukiza. Isoko y'amaraso ye irakama. Ahanditse isoko y'amaraso uhakira isoko y'umujinya, uhakira isoko yo kubeshya, uhakira isoko yo kwiba, uhakira isoko y'ubuhehesi n'ubusambanyi, uhakira isoko yo kwiyemera, nukoraho kuba kwizera irakama. 30. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukirira abyigana n'abantu, arababaza ati ninde ukoze ku mwenda wanjye, ninde ungozeho? Uyu murwayi wamaze gukira yari arimo yigendera buhoro buhoro ngo hatagira ubimenya ko yakoze ku muziranenge. Yiyumvagamo ko yakoze amarorerwa, ariko yakwibuka ibyaha bye agasanga icyo akeneye ni ugukira. Aravuga ati ntabwo mbyihanganira kuko n'ubundi ndapfuye. Muntu utaragongwa n'icyango kimuraza ijoro kimwiriza amanywa, umenya atarasobanukirwa n'uburemere bw'icyaha. Ariyo mpamvu iyo abantu batarumva uburemere bwacyo niba uzabona bavuga ngo barakijijwe ariko n'ibyaha bakaguma bakabikora. Nshuti yanjye, imyaka umaze mu nsengero zitandukanye, hindukiza imyumvire ukoreho kubwo kwizera. Hari impinduka, hari imico myiza twatojwe n'imiryango, hari imico myiza dutozwa n'igihugu, hari imico myiza dutozwa n'idini dusengeramo, ariko isoko y'icyayi ikagumamo, isoko y'icyayi ikagumamo. Bishoboka yuko abantu bahora bajya kuvoma amazi bareba hejuru ariko batarabona aho amazi aturuka. Bishoboka ko hari ibyaha utagikora, ibyo ndabyitiranya n'amazi ajye agaragara hejuru, nyamara nubwo utakibikora kubw'impamvu yo kwiyubaha, urahamya yuko muri we hakirimo isoko y'icyaha. Uyu murwayi ntabwo yakijijwe ibyaha runaka nk'urutonde, ahubwo isoko yacyo niyo yakize. Aho isoko ikize nta byaha biboneka, byavaye se kandi bishingiye ku isoko. Umurwayi yumvise ko icyo yakoze cyamenyekanye, yari arimo anyonyomba yigendera buhoro buhoro, nk'uko hari abantu bagenda baza bakumva amagambo y'ubugingo, bakumva hari ingingo batsinzweho, umwanya wo kwegura Imana wagera bagatinya abantu. Iyo yaza gutinya abantu yari kuzapfira mu burwayi. Witinya guhamya Imana, kuko Imana nawe ntabwo yatinye kwambara ubusa ku bwawe. Hamya Imana. Abantu bari bazi amateka yawe nibo bazagutangira ubuhamya ngo yarahindutse. Nuko noneho Yesu amaze kubaza ati ninde ungozeho, abigishwa batazi icyakozwe mu bugingo bw'umwe mu bantu bari aho, nabo bafata ijambo ku murongo wa 31. Abigishwa be bamusubiza bati ese ye abantu bakubyiga nawe ukagira ngo ninde ugukozeho? Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Ntabwo Yesu yari ayobewe ibyabaye, kuko imbaraga ye niyo yari yararitse uwo muntu, niyo yabararitse, niyo yababwiye ngo uyu mugoroba murajya kumva ijambo ry'Imana, niyo yatumye mutita ku kirere. Hari imbaraga yabararitse. Icyo nifuriza mwebwe mwaje, mwebwe mwumva icyigisho, mwiza gusa ahubwo koraho, kandi utarindira ko iteraniro ryose rikoraho. Oya,
agukoraho wowe. Ntabwo abari aha bose bamukozeho, ntabwo ari bose. Hari abashinzwe kubyigana gusa, hari abashinzwe kubyigana. Abo ni wababuza mu materaniro aho aba hose, ababyigana bahoraho. Ariko muri uwo mubyigano hari ukoraho. Ba wowe, ba wowe. Murongo wa 33, uwo mugore aratinya kuko yumvise uwo yakozeho arimo abaza ngo ninde unkozeho. Uwo mugore aratinya, ahinda umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza agera imbere ya Yesu agarukiye mu nzira, amwikubita imbere y'ibirenge, amubwira ibyo ukuri byose, amubwira ibiri mu mutima byose. Aragaruka. Erega yaragiye akize indwara y'inyuma, ikibazo cy'icyaha yaragitahanye. Kugira neza kw'Imana ntabwo kwazanywe no kugira ngo abantu bakizwe ibibazo by'inyuma. Icyazanye Yesu ni uguhindura ubugingo bw'umutima. None uyu yaragiye yishimiye yuko ideni rivuyeho, gukodesha bivuyeho, indwara ivuyeho, ubuzima bwari bugoye bwabonewe igisubizo. Nuko yaragiye kandi akiri umunyabyaha, maze imbaraga ya Yesu ikora icyayizanye, iramuhamagara ngo agaruke akorerwe ikiruta icyo yibwiraga. Araza amwikubita imbere, amubwira ibiri mu mutima byose. Wigira icyaha uhisha umukiza wawe utarakivuga arakizi. Wigirira isoni umwami wawe kuko ahengetse umusaya ngo yumve gutaka kwawe. Kandi wigira isoni kuko nawe akoze isoni. Umusanze wese akemera icyaha cye ntabwo amumwaza. Nicyo cyamuzanye kubabarira umunyabyaha. Haragije 34 haramubwira ati mwana wanjye. Haleluya. Mwana wanjye, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije. Wigendera amahoro ukiri icyago cyawe. Hejuru y'indwara y'ibigaragara agiye gusubira mu muryango ahinduriwe amateka. Muri Yesu hari ubushobozi, muri Yesu hari imbaraga. Yirebe kuba kwizera uyikoreho, wibyigana. Igihe wabyiganiye kirahagije. Gabanya umubyigano ahubwo koraho. Igihe Imana yari ibonye Abisiraheli inzoka zibaririye mu butayu, yahamagaye umugaragu wayo Mose aramubwira iti hari igisubizo hafi yawe. Genda ufate ubutare bw'umuringa, ubucure mw'inzoka, uyimanike ku giti, uyizamure ku musozi, utangariza Abisiraheli ngo umuntu wese inzoka iri bwongere kurya umubwira yirebeho. Inzoka zari zo mu butayu hashyuha, nawe yaryaga ngo amara akanya. Ariko ikibazo, mbese abayirebyeho bose barakize? Igisubizo ni hoya. Byasabaga kwizera kurenze kureba. Abayirebye bakayirenza amaso bakagera i Karuvari nibo babonye ubugingo, ntabwo ari abarebyeho gusa n'aya maso. Yohana 3 Yesu abwira Nikodemu ati nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni ku mwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Abari munsi y'umusaraba Yesu abambye ntabwo ariko ari bose ariko bakize, kandi bose bawurebyeho. Ntabwo ariko bose bakize. Birasaba kureba birenze kureba. Birasaba kureba birenze kureba kugira ngo umwizera atarimbuka. Umwe wari iburyo bwe yaravuze ati uri umwami, kandi nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu atutitaye kubambye nk'abambambye, ukaba urebye ukabona ndi umwami, ukabona nicaye ku ntebe y'ubwami. Uyu munsi izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Kandi abari hasi aho bari bafite imizingo y'abahanuzi, ntabwo ariko bose babonye uwo abahanuzi bavuze. Ubwinshi bw'abantu siko kuba umwizera. Kujya mu rusengero no guhora mu biterane ntabwo ariko gukizwa, kandi wakijijwe
ntabwo bibibanga, hari impinduka ziba haba mu muryango we, haba aho atuye. Ntabwo Imana yashyize ubwoko bwayo mu isi ngo bihinduke abatera ibibazo, yabashyize mu isi ngo babe igisubizo. Haba ku banyabyaha badafite ibyiringiro, haba no muri ubu buzima, Imana yagushyize ku isi ngo ube igisubizo aho kuba ikibazo. Rebaho urakira, kandi abamwemeye bose. Yohana igice cya 1:12. Icyakora abamwemeye bose, abamwemera ni benshi, aho hitondere, bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abamwemera ni benshi, n'abatarimo bumva icyigisho bibere mu buzima baramwemera, ariko kumwizera niko guhesha uwabikoze guhinduka umwana w'Imana. Ndakwifuriza kumukoraho, ndakwifuriza kumwizera, ndakwifuriza guhinduka umusemburo aho utuye aho guhinduka ikibazo. Ndakwifuriza kuba ubuhamya, ndakwifuriza kuba aho Imana ikorera ikagaragaza ububasha bwayo ko ihindura bigakunda. Ndakwifuriza guhindurirwa amateka, ndakwifuriza gukizwa isoko y'icyaha, gukizwa ibyaha, kandi muri Yesu birashoboka. Ubwo bishoboka rero, ninde muri mwebwe uvuga ati uyu mugoroba nakurikiye amateraniro cyangwa aje uyu munsi? Ntabwo uyu twigaga yamaze icyumweru mu materaniro, uyu twarimo twiga ntabwo yamaze igihe kirekire. Bishoboka ko bamaze igihe kirekire bagendana na Yesu bari batarakoraho. Yaje uwo munsi, akoraho uwo munsi, kandi akiri uwo munsi. Ndakwifuriza gukoraho, kandi kuba kwizera Yesu arahindura ubugingo bwawe. Bishoboka ko waje muri ano materaniro ukagenda ukagaruka, bishoboka ko waje uyu munsi. Uyu munsi Yesu araguhamagara, uyu munsi arakwifuriza ubugingo. Ni washaka guha ubugingo, kandi numurebere mu bwishi bw'abantu, umurebere mu mutima wawe no ku ntebe y'imbabazi. Arambuye ibiganza ku bwawe, mwemerere, umuhe umwanya gusa, maze ibitaragushobokeye ubimuharire, kuko nicyo cyamuzanye, mu izina rya Yesu.